ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradiyo yanyu, mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio-yacu.voa.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Iki ni ikiganiro ejo. Wowe wongeye gufata umwanya ugafungura indangururamajwi yawe, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze nanone by'umwihariko mu kiganiro ejo cyo kuri uyu munsi. Munyemerere mbibutse ko iyi ari ya gahunda y'ibiganiro mukurikira ku biganiro bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, droit de l'homme mu rurimi rw'amahanga. Mukaba mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo, mukagikurikira kuri buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi amasaha nk'aya ngaya. Bityo tukungurana ibitekerezo turushaho gusobanukirwa icyo amategeko avuga ku burenganzira bwa muntu butandukanye. Mu mahame y'ibihugu by'umuryango wunze ubumwe mu ngingo ya 16 igaruka ku kijyanye no gushinga urugo. Havuga ko yaba umuhungu cyangwa umukobwa ugejeje imyaka yo gushinga urugo afite uburenganzira hatitawe ku bwoko, igihugu cyangwa idini, kandi agashakana n'uhitiyemo bakagira umuryango. Abashinga urugo bagomba kubikora babyumvikanyeho nta gahato, ndetse bakabikora ku bushake bwabo bwite. Urugo rufatwa nk'ikintu gikomeye, bityo rukarindwa mu buryo bwose, haba mbere yo gushinga urugo ndetse na nyuma yo kurwubaka. Itegeko nimero 32 akarongo ka 2016 ryo kwa 12 Kanama 2016 rigenga abantu n'umuryango, igice cya gatatu umutwe wa mbere ingingo ya 166 rivuga ko gushyingiranwa kwemewe ari ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe ukora mu butegetsi bwa leta ku bushake bwabo, niko konyine kwemewe n'itegeko. Uko gushyingirwa gukorerwa ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho umwe mu bashyingiranwa aba cyangwa atuye. Naho ku banyarwanda baba mu mahanga bo bandikisha kandi bagashyingirwa mu biro by'uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu. Naho ingingo y'196 ivuga ku mpamvu zituma ishyingirwa rita agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho ni zikurikira: ukwemera gufite inenge kumwe mu bashyingiranywe, ishyingiranwa ritabereye mu ruhame, ishyingiranwa ryakozwe n'umwanditsi w'irangamimerere utabifitiye ububasha cyangwa undi muntu wese wihaye imirimo itari ye. Indi mpamvu yaturuka kuko utubahiriza ibisabwa byerekeye imigendekere y'ishyingiranwa. Ukwemera kuba gufite inenge iyo umwe mu bantu yabeshye cyangwa yabyemeye ku ngufu. Ishyingiranwa ntirishobora guteshwa agaciro ku buryo bushobora gusubirwaho iyo abashyingiranywe babanye amezi 6 akurikirana uhereye igihe impamvu ituma rita agaciro yamenyekaniyeho. Impamvu zituma habaho guta agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho zitengurwa n'umucamanza mu bwisanzure bwe. Nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika, byubasuhuza kandi mbaha ikaze zirikora umuziranenge. Gusa uyu munsi bisibye nk'uko mwabyumviye ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Aime muhawe nayo. Aime, ikaze muri studio. Urakoze cyane Nicole. Naho Roger Nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na Crispin Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tugeze ikiganiro cyihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uru ruhererekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, twaganiriye ku burenganzira bw'abana tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda, turebera hamwe icyo amategeko abivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana. Nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga uburenganzira bwo kurushinga n'ubushaka mu gihe bifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukure igenwa n'amategeko. Tubibutsa ko aha mu Rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushinga urugo bafite ari imyaka 21 y'amavuko. Mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu Rwanda, aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo ari rwo rwihitiramo. Aime, aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanira n'umuntu mukanonosera imishinga neza yo kuzarwubaka, maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza. Oya, ngo bijya bibaho ababyeyi bakabatera umugongo ngo umukobwa si mushaka ngo umuhungu si mushaka.